Reka twongere tubaha ikaze nanone mumaze kwimenyera rero ko tuganira hano tuba twabategura ibiganiro byinshi ko Apotre azajya aboneka tuzajya tugerageza akore byinshi hanyuma kugira ngo mujye mubibonera igihe. Uyu munsi rero twongeye kuguha ikaze niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, ikindi kandi ugire guhirwa mu byo uri gukora byose. Bitari kugenda neza ntukagire ubwoba, ntukagire ikibazo, bizagenda neza. Komeza wizere, ukore cyane, ibindi bizagenda bikunda. Ngayo nguko rero ninjye Hoteli mwabyumvise, hanyuma turi kumwe na Apotre nawe reka tumuhe ikaze, nawe anaduhe ikaze twakirira kandi anadusuhuza kugira ngo tugirane ikiganiro gito nkuko yabiteguye. Apotre Anastase Anastase ndabasuhuje, hanyuma kandi mbahaye ikaze kuri TV yacu, mbashimira cyane umuhate, ubwitange n'umurava n'urukundo mudukunda kubera ko mudukurikira. Ndagira ngo nibutse n'abandi bari ibiganiro byacu ukandi subscribe, hanyuma ujye ukora like na comment kugira ngo tumenye aho tuhagaze. Channel rero ni yacu, ni yanyu, Umwizera TV show, gisangize n'abandi kugira ngo tubashe gusangira ibi biganiro twese tugire ubuzima bwubatse kandi bufite inkomoko. Ngaye nguko uyu munsi rero turi muri ka gace Apotre anyuzamo akaduha inama, akaduha ubusesenguzi ku bijyanye n'abubatsi ngo abashaka kurushinga, urubyiruko, abantu bose abari mu bihe bishobora kuba byabaganisha ku divorce. Ese byagenda bite? Nyago ikintu cyo gice tugezemo n'ubundi duherukana ubwo twavugaga ku nkuru ya Sara, ku rushako rwa Sara. Uyu munsi rero tugarutse kugira ngo agire ubutumwa dusigira ku bijyanye n'abari kurushinga, kugira ngo nabwo tubusigarane, kugira ngo byose bijye bigendana ijambo ry'Imana, usesenguzi, gukebura bijyanye n'amatorero n'amadini, ibintu byose kugira ngo bijye bijyana, tumenya neza ko abadukurikirana mwese mwisanga mu biganiro dukora. Murakoze cyane. Ngira ngo nkuko mubizi kuri televiziyo hatambuka ibiganiro byinshi bitandukanye ariko bigamije kugira ngo bitwigishe. Ariko rero no mu buzima bwo mu ngo ntabwo twatakaye, kugira inama urubyiruko ntabwo twatakaye. Ubundi focus cyane tugomba kwibandaho ni ibyerekeranye n'imyizerere, hanyuma n'ibyerekeranye n'imibereho myiza. Mu mibereho myiza rero burya ishingiye cyane ku bantu n'imibanire y'abantu n'abandi. Imibanire y'abantu n'abandi rero twabanjirije mu rugo. Ngira ngo tumaze igihe turi ku nkuru y'umudamu bita Sara, abakurikiye biriya biganiro byombi ngira ngo mwarabyumvise. Ariko uyu munsi n'ubundi turaza kugira ibyo tuvuga. Urubyiruko rufite ibibazo byo gushaka. By the way, mperutse kureba resultat y'ingo zasenyutse muri 2025 zigeze mu 4,000 hafi 990. Kandi abo ngabo ni abantu baba baciye mu manza, babikoze mu buryo officiel, baciye mu nkiko. Hari n'abandi noneho basenya badaciye mu nkiko. Bishatse kuvuga ngo impamvu twagurije kino kiganiro, urugo rugaragara nk'urudahari kandi bagombye kuba ruhari. Mbibutse ko twagaragaje ko urugo narwo ruri mu bwubakiyeho uburyo bw'ijambo ry'Imana, ndetse akaba ari umuryango w'abantu b'Imana, babandi tuvuga ko bazajya mu ijuru. Iyo urugo rukunaniye rero ubwami bw'Imana baba kuri kure. Ariko icyo turaza kuvugaho cyane ni uburyo urubyiruko ruri kure yo gushaka. Urubyiruko ruri kure yo gushaka kandi ibyo bintu nabyo biteye impungenge. Buriya Pawulo mu magambo yakunze kuvuga, ni intumwa yakunze guhugura abantu mu buryo bw'ijambo ry'Imana, yashyizemo iby'abantu ko bagomba kubaka ingo. Nubwo yagize igihe akababwira ngo si amategeko abategeka si agahato, ngo ushaka yambera ngawe, ariko yababwiraga ibintu bigeze kuri 3. Ababwira ati ubwo kwirinda gusambana, umuntu wese agiriye umugore kandi agiriye umugabo. Ababwira n'ikindi cyerekeranye no kubana, ko bagomba kubana, umwe akabasha kumva ibyifuzo by'undi no kubyubahiriza kugira ngo babashe kubana. Anabwira ko bamaze kubaka ingo batagomba gusenya ingo zabo. Umugambi wo gusenya urugo urukomoka he? Uwo mugambi ukomoka kuri Satani. Ariko akaba ari imwe mu nzitizi urubyiruko ruri guhura nayo muri igihe cya none mu buryo bwo kubaka urugo. Uravugana n'umusore avuga ati rwose ati ibintu by'ingo z'iki gihe ati n'amadivorce ntabwo ari ibintu byoroshye. Wavugana n'umukobwa ati reka kandi by'ukuri no gushaka burya ni umuco kugira ngo abana bubake, hanyuma umuryango uboneke, umuntu abashe kuba yicunguye, abana nabo babashe gukura ndetse bagira n'undi muryango uzabakomokaho. Hari ibintu rero bituma urubyiruko rutinya, ariko nabwo nubwo ari bituma rutinya, abashaka gushinga urugo bagomba kugira nabwo amakenga.
amakenga ashingiyeho kugira ngo urugo rwabo ruzagire igihe kandi ruzarame. Ahangaha ndasaba kugira ngo urubyiruko mubashe kunyumva, utazi yava ntamenye yajya. Amakenga rero abubaka urugo bagomba kugira, ndagira ngo twongere turebe ikintu cyerekeranye na fiançailles, gufiansa cyangwa se kurambagiza. Urugo rwashingiraga mu kurambagiza, nta muntu w'umusore watwaraga umukobwa atarambagije. Ariko igihe none byarivanze, urahura n'umuntu kuri social media yiteye amavuta ataraye, akaba afite uruhu rutari urwe, noneho byarangira ati mbonye umugore mwiza. Nyine ikintu bita la charte, ugahita kubona amaso yawe ari we mugore ukwiriye. Ariko ugira amakenga kubera ko ashobora kuba atari umugore. Nubwo umubonye ameze gutyo, ashobora kuba atari umugore, ashobora kuba atakubaka urugo. Ndagira ngo musubire mu kurambagiza, mubashe kubona n'abantu, mariage cyangwa se kurambagiza bive kuri soft, bive ku ma social media. Urabona buri hari uburyo amafoto adeforma umuntu, none abakunda nimba ushatse ifoto uzayibona, ariko ntabwo azaba ari umugore. Abo nta kantu abantu bagomba kugira amakenga, kubera ko umukobwa ubonye ntumuzi, ntuzi famiye yabo. Mu gihe urambagiza umukobwa, mu gihe ugeze amahirwe kugira ngo umenyane nawe, ubonane nawe, banza unakurikirane. Nubwo igihe cya none kubera isanganya ryagwiriye abanyarwanda, avuga abanyarwanda kubera ko turi mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga rimwe na rimwe umuntu afite imiryango, ariko nimba adafite n'imiryango, kurikirana impamvu adafite imiryango, hanyuma nimba n'umukomokaho mubashe kumenyana, kugira ngo umenye ngo umugeni ngiye gutwara ndamukurahe. Nimba n'umurera kandi nawe ubwo abifitemo uruhare, ariko umenye ngo nk'uyu mugeni. Ariko umugeni ntumukure kuri social media, umugeni ntumukure kuri Facebook, umugeni mukure aho abarizwa, umugeni mukure mu muryango. Aya ni amakenga mugomba kugira. Ibyo ariko ntabwo ari umugeni gusa, n'abasore nuko bimeze. N'abasore nuko bimeze, umusore arareba uri kwamamaza ibintu byawe, byerekeranye n'imitungo, ibyo ukora, ibyo urute, kavuga turi umukobwa afite umutungo, agatangira guteretera ku social media, kuvugisha, ari akurikiranye ya mitungo kugira ngo namara kwishyikira azahite ko abukata mutandukane, abone uko yigendera. Aho hantu rero abarambagiza mugira amakenga. Ikindi cya kabiri ngiye kuvuga n'iki cyo ngomotojeho, banza urebe niba uwo muri kuvugana ko mugiye kubaka urugo ari cyo mugamije. Urebe niba ntarari ry'imitungo yawe afite, wenda akaba ari cyo agendeyeho, umenye ubwo no kumenya principles cyangwa se icyo agamije, icyo yagendeye hagukunda. Kera twagiraga uburyo bwo kubaza nk'umukobwa cyangwa umukobwa kubaza ati ukamubwira ndagukunda, akubaza se ungundira iki, ni iki washimye kuri njyewe. Akabona nubwo ashaka kubeshya, ariko nabyo bigenda bihindagurika buri munsi. Akabikubwira akabona n'uburi icyo yagukundiye. Gusa ngo ndagukunda, ngo iyo nkubonye, ubu urumva nyine afite ibyo akunda. Ashaka kuba arakunze isura, abantu benshi buriya bakunda amasura, abandi ibintu bijya bishingirwaho no gukunda imitungo, ndetse no mu byaro cyangwa se n'ahandi hose bararebaga niba umukobwa niba afite ubukungu kari abakire, bikaba byatuma umukobwa atwarwa. Ariko buriya ibyo ntabwo bijya bikunda kurama. Buriya niyo uhaye umukobwa amafaranga, akenshi umusore yaraje agendera amafaranga, ya mafaranga ahubwo afasha umugabo we niba adafite umutima wo kubaka urugo, amufasha kumuharika. Umubyeyi akazasigara yihanagura. Kandi nabwo n'umukobwa yagize icyo avuga ku byerekeranye n'imikoreshereze y'amafaranga ari mu maboko y'umugabo, bihinduka icyaha kari gutegeka umugabo ko amafaranga yavuye iwabo. Rero hari ibintu mugomba kugira by'amakenga. Banza urebe niba umuntu ari kubaka urugo, ubanza urebe inkomoko ye n'imico y'iwabo, umenye iyo ariyo. Nubwo hari ingeso abantu bagenda badukana, bakazadukana igihe runaka utari ubyiteze, ariko nibura intege za mbere wabonye n'ibyo wabashije kwitegereza, ubanza ubimenye. Ikindi, hari n'ibintu leta buriya yashyizeho, ishaka abantu bajya biga igihe kirekire, bagira ngo barebe ko bafasha abubatsi urugo gukemura amakimbirane yo guhora basenya hato na hato. Wenda bakibaza ko abashakana baba batafashe umwanya munini wo guhugurwa no kwiga. Ariko nasaba kugira ngo umusore n'umukobwa bubaka urugo, nimubanze mufate igihe kirekire cyo kubanza kuganira. Impinduka za mugenzi wawe umenye ko uzazihanganira, imvugo ye umenye ko uzayihanganira. Hari igihe rimwe na rimwe buryo umuntu ufite kamere yaba ari yo gutongana, ntajya yihumera iminsi ngaho atari yatongana. Umenye ngo nshakanye n'umuntu utongana, ujye unamubaza se ko ukunda gutongana, binatume wenda umenya ngo ni imico ye,
umenye uko muzabana nawe nuko imico izayihandarenga. Nuvanga ibintu byose mubonanye ngo uzahita kumwanga kubera ko byagenze buryo, kubona umugore cyangwa umugabo bizakugora, kuko abantu bose bafite kamere zitandukanye, ariko hamwe no gusenga Imana bigenda bihinduka. Rero icyo kintu cyerekeranye n'imitungo ndakigarukaho. Hari abakobwa bakora imibare, bya bindi navuze byo gushakana n'umuntu, umuntu akaba yarari gukora uburaya mu mujyi runaka, mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Butare, mu mujyi runaka. Abantu bakora uburaya buriya bakunda kuba ari smart mu buryo bw'isura, akaba arakeye, akaba asa neza, hanyuma akagera igihe bigatangira kumunanira, akagira tageti yo gushaka imitungo naho kuba atarahafite. Akavuga ati rero ngiye kuyoboka wenda nigire mu idini runaka, njye muri korali, nzahita ko mpurira n'abasore, kubera ko aho ngaho niho abasore bahurira n'abakobwa cyane. Kera bahuriraga mu madini cyangwa se mu yandi masosiyasiyo, cyangwa bagahurira ku ishuri. Agahita kagenda rero akagira ngo mu idini runaka y'abarokore, nawe mwahurirayo rwose ukavuga ati uyu ni umukobwa, nshakira mu rero burya ntibaza amoko. Noneho mukajya mu ngamba, mugiye gushakana n'ibiki, akaba n'igihe akubwira imiryango itariyo, agashaka ikindi kirara kigenzi cye kizamuhagararira, ngo niwe zamushyingira, cyangwa se agashaka umuhabara we, ngo niwe zakubera sobukwe, ngo ni kwa muramuwaba, ngo ni kwa nde, ni kwa anko, akagira uko abyita. Muri make kubera ko uri sous-informé, wanyuzwe n'ikintu kimwita kuri rukanga, wirukansa ibintu, ubukwe mukimara guhura, mwahuriye Kabuga, mwahuriye Bunaka, mwahuriye Nyarugenge, ubukwisa kubushyira mu gihe cy'amezi 2. Ubwo rero icyo agendereye we ntabwo ufite gahunda yo kubaka urugo, kandi uko uri kose warakwemera. Icyo ari kureba ni umutungo ufite. Kuvuga ngo uri mubi, uri mugufi, uri muremure, ntabwo we bimureba, uko ntabwo azabana nawe. Hanyuma rero hamara igihe ugasanga igihe gito mukimara gushakana, uzi mariage irabavunnye, muzi amafaranga abantu benshi bajya batwara muri mariage, byarangiza ati tugabane, kandi ubwo mukagabana amaze no kubona andi mafaranga. Mujya mugira amakenga rero, washaka gushinga urugo, ubanze ugire ibyo uganira n'undi, umenye n'icyo agendereye, ugire n'inkomoko ye, ugire n'aho abarizwa. Wenda mu buryo bw'amadini, abantu benshi bakunda kuyizereramo, bakavuga ati wenda biraza kumfasha, ariko nakweretse ko hano ushobora kwinjira mu idini afite tageti y'icyo agendereye. Ariko nabwo mu idini nabwo urimo babafashe, babigishe, banze bumve, banabakurikirane. Noneho kandi umubano wanyu mwe kuhisha ababyeyi, mwe kuhisha ababyeyi, mwe kuhisha umuryango. Burya hari igihe umenya amakuru, ugiye gushakana n'umuntu ukamenya amakuru atandukanye nayo wari ufite, kubera ko amakuru yanyu yagiye hanze. Burya mugira amakenga mwa basore mwe, umukobwa ubwa ngo duhite ko dukora ibintu runaka, niba wabona urahagira n'unahazi, umusore ukubwira ngo duhite ko dukora ibintu runaka, nta n'abantu bamuzi, aratangira kuvuga ngo runaka uramenye ngo utazamwegera, runaka n'ibiki, ntashaka kwerekana n'abandi bantu runaka, nubwo no kwerekana nabyo bishobora kuvamo ikindi kibazo cyo gusenya umubano wanyu. Ariko ntukajye uhita kwemerereza ngo uhite kugendera mu kigare. Imiryango ijye gutungurwa no kumurwa kwa wamagara ngo ukabuzabira muri sale runaka, ngo n'ibiki, ngo uko twarabutegura rero papa ngo uzazamuke, ngo mama rero ngo urumva ngo uzaza ngo uhabwe igiseke kitagira umukazana. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye. So rero icyo nshaka kuvuga, nakura inzitizi z'abashaka gushinga urugo rw'abasore, ariko nabwo abasore mugira ubushishozi. Wowe kugendera mu marangamutima y'ikintu kimwe, ugendeye ku isura gusa, wowe ugenda amarangamutima y'ikintu kimwe, ugendeye ku mutungo gusa, cyangwa umugore wanjye akora ibi, hari igihe afite akazi runaka akora, ariko bikazarangira wa umugaragu kandi nabyo ntibikunyure. Ahubwo reba niba afite gahunda yo kubaka urugo, urebe ibyo urebesha amaso n'ibyo muganira, ugire igihe cyo kumuganiriza, atari brage gusa, ahubwo umenye ibyo ari byo. Hanyuma abantu bakuru nabo bakaba bugufi bw'urubyiruko kugira ngo babamare impungenge, hanyuma kandi babafashe no makenga yabo bafite kugira ngo bibashe gukemuka. Iby'amananiza by'ibiki bikavamo, byo kuvuga ngo amafaranga. Numva wenda turi kumwe nawe uri umunyamakuru kandi uracyari n'urubyiruko, ariko sinzi iki kiganiro uko cyumva. Izo nama nizo ngo tugomba gukurikiza inama z'abakuru. Hari imbogamizi nyinshi, ariko nanone nizera ko bishoboka ko urubyiruko rushobora gufata a certain path, inzira runaka rukayikurikiza. Hari ingo zisenyuka, yego biragaragara, hari n'imbogamizi nyinshi, ariko aho Imana izajya ibishoboreza abantu
bagomba kubishyira muri gahunda. Nizera ko ikibura wenda harimo kwizera no kudasenga, ariko hamwe no gusenga nizera ko inzira igomba kuboneka. Ikindi kigomba kumenya mbo wenda mu rubyiruko ikindi gihe utera ubwoba igihe cyane none umukobwa asigaye agira imyaka 10-12 ayara amaze kubona inshuti akaba nawe yita batangira kwishora mu mibonano mpuzabitsina. Banze umenye ingeso z'uwo mukobwa agenderamo, niba nta musore wamutwaye umutima kandi bakorana imibonano mpuzabitsina, kubera ko ejo nagera iwawe n'ubundi azagira ate azajyayo. Hari igihe ashaka kutajyayo cyangwa akajyayo, ariko mugira ibyo muganira nawe kandi wimumenyereza kumukoresha imibonano mpuzabitsina mutari mw'abana, kubera ko n'uwo wimumenyereza azabona ko ari kamere yawe, nawe kamere ye ntagira ate ntayiveho. Hanyuma hari n'ikindi kibazo cyo kivuka, kuba umuntu yarabyaye ari umufiyemeri ntabwo bimukwiyeho ko yashaka, ntibimukwiyeho ko yashakana ndetse n'umuntu batabyaranye, ariko nabwo biterwa n'imico. Ibyo nabyo bisaba uburyo bwo kubijera, kuko hari igihe uwo babyaranye mbere azakenera amakuru y'umwana we. Aho kandi abahungu bagomba kugiraho amakenga, ntakenera amakuru y'umwana we rero ntibizakora akazi, kuko babyaranye ni amaraso wa mugani. Sinzi umuntu umwe derutse kuganira arambwira ngo amaraso ntabwo ari amazi. Urumva ko amaraso ni konte cyane. Noneho rero bafitanye umwana, icyo ni igihango gikomeye. Nujya gushakana n'uwo muntu singubuje gushakana nawe, ariko umenye ko afitanye igihango cy'umwana n'undi muntu. Ubanze mugirane ibiganiro byimbitse, umenye bapfuye iki, akubwiza ukuri. Ese ni iki mutahuriyeho? Nibishoboka umugira inama y'uko yagomye gushakana nawe nimba namwanze, kuko sinshyigikiye umuntu wabyaranye n'undi kamwanga. Buri gize amahirwe kugira ngo ugire abana b'amahara 3 amahara 2, uwo mwabyaranye mwashakana mukamenya uko mubijera. Ariko nabwo ushobora kumukunda wowe uri umusore ukamukunda yarabyaye, nimugirane ibiganiro mumenye ibyo mwinjiyemo, unamenye ko izo ngeso yagize ate yazisotsemo. Kubera ko hari n'ibindi tuzaganiraho bigendanye n'imico y'abantu, ngo kwakira amenyo y'umwana, ngo kwakira imihango y'umwana ngo yabonekewe, ngo bigasaba ko ari wowe uzamushyingira, ngo kugira ute. Ibi byose tuzagira tubivuga, ariko ubanza kurebera hafi aho ngaho ukareba niba nta kindi kibazo biteye, kandi nabwo ukareba niba umwana ari wowe uzamurera, ukamenya ngo umwana nzamurera umwana kandi ukiyemeza kumurera. Nuvuga ngo ari ibintu bigenda bitera amakenga, kuba umuntu afite umufrendi we noneho nawe ukishyiramo ukajya kumushakashaka aho friend we amukunda ariko nta bushobozi afite bwo gushaka. Ashobora no kuba ndetse bafite ibindi bihango nyine bagiranye, ariko utwo tuntu twose abashakana bagomba kugira amakenga muri byo. Ashaka kurushinga bakagira ibiganiro, ukamenya ngo uyu ni umugore wanjye afite undi mwana tugiye gushakana, umwana mugizi wanjye, cyangwa se uwo mwana cyane ko no kugira umwana wawe bica mu mategeko, ise nawe ashaka kuburana uwo mwana bikaba ikindi kibazo. Ariko byo ndani kibazo icyo ugomba kureba n'umugore wawe mugiye gukomezanya, kugira ngo urebe niba atazajya yongera akagenda agasosera. Hanyuma nawe kandi abakobwa murimo murabyumva, niba wiyemeje gushaka wikujya kwensista ngo hari umuntu wari wambyariye umwana, ngo hari umuntu muzima ngo cyangwa ibiki n'ibiki, bikamera ngo umugore washenye urugo ugiye gushaka n'undi mugabo, umugabo wanjye wa mbere ngo yamfataga neza, ubwo rero agomba kugumayo. So ngayo nguko ikiganiro twavuga kuri ibi ngibi ni byinshi, ariko abashaka gushinga urugo mu nzira zose bagomba kugira iki amakenga. Turabashimiye cyane rero ko mwakomeje kubana natwe. Ikiganiro wagikunze, comment irakenewe, tera comment, ukilikinge, ugisharinge n'abandi. Ikindi kandi niba wumva ko hari igitekerezo ufite cyangwa se inama ushaka ko wagirwa na Apotre, ushaka ko twazaganiraho, ntuzatinye kuyishyira muri comment, cyangwa se tuzashyiraho nimero za telefone, ushobora kuzihamagara, ushobora no kuzandikira kuri WhatsApp ugatanga icyo kibazo cyawe ufite, kugira ngo mu kiganiro gikurikiyeho hakazabaho kugisesengura ndetse no kukugira inama ishingiye kuri Bibiliya ndetse n'ubundi bugenzuzi. Habwa umugisha rero, turagushimiye cyane. Niba warakoze subscribe, niba utarayikora